mukomere inshuti zanjye, mukomere aho muri hose. Uno munsi nongeye kunezezwa no kubona aka kanya nkicara nkarikodinga tukaganira. Uyu munsi natekereje gukora ko tuganira ingingo z'ubuzima. Natekereje ingingo 10 shaka ko tuganira kugira ngo tubivugane, kuko izo ngingo zaramfashije guhindura ubuzima bwanjye. Ibintu hano tuganira ni ibintu tuganira bivuye muri experience yanjye, bivuye mu bintu nakoze kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke. Hari ukwiga, hari ikindi ugomba gukora mu buzima bwawe, gushaka kumenya impamvu ubuzima bwawe buhinduka. Kuba uriho igituma ushaka ubuzima bwawe buhinduka ni iki? Ahanini ikintu giterwa nuko kugira ngo ubuzima bwawe utekereze guhinduka, biterwa nuko imibereho yawe imeze. Hari igihe ubona imibereho urimo utayishimiye se, ukibaza impamvu, ukavuga se byagenda gute kugira ngo mpinduke. Hari n'igihe biza rwose nta kintu kibizanye, ariko ukabona ikintu kiraje, ukabona ubuzima burahindutse. Kuko urebye ubuzima tugenda tubucamo mu bihe bitandukanye. Hano ikintu nashaka kubabwira kuri program yanjye, inspiring no kumotivating, no kugira ngo bashishikarize uburyo twitaho ubuzima bwacu bwa buri munsi. Aha ikintu gikomeye cyane, ikintu cyatumye mpindura ubuzima bwanjye ni uguhindura imyumvire yanjye. Imyumvire yuko mbona ibyo abantu banyigishije, ibyo abantu bambwiye, nkumva ko ari byo byonyine ngomba kumenya. Iyo myumvire yanjye nuko yabaye, mvuga nuko bimeze, nta kindi cyabihindura. Nkumva ko imyumvire yanjye itahinduka. Inshuti zanjye, kugira ngo ubuzima bumere neza, ubitekerezeho, imyumvire yawe igomba guhinduka. Impamvu imyumvire ihinduka, isi irahinduka, igihe kirahinduka. Ibihe birahinduka, igihe cyose ibintu birahinduka. Nawe iyo wirebye ukareba umubiri wawe, buri myaka 10 se, 15 se, 18 se, 20 se, 30 se, iyo wirebye mu ifoto ubona ko wahindutse. Nibyo rero icyo nshaka kukubwira, ikintu cya mbere ngomba kukubwira, hindura imyumvire yawe, ubuzima bwawe burahinduka. Niba uri ahantu, niba wicaye ahantu ufite ikibazo cy'uko ushaka gukora ibindi, ushaka kugera ku zindi ntego z'ubuzima bwawe, ukabona biri kukunanira, ukibaza impamvu ugomba ugisubira mu byakera udashaka gusubiramo, ikintu kikudindiza, uno munsi ugomba kumenya, ngomba kukubwira, ni imyumvire yawe. Imyumvire yawe iyo uyihinduye, ibintu birahinduka. Ibintu birahinduka, uko ubona isi ibintu birahinduka, ukibaza use bigenze gute. Nabaho nk'urugero, nibyo nkubwira nyine, kuko imyumvire nano ihinduka none iyo utembera se, rimwe na rimwe se aho ujya n'ibihugu bitandukanye ujyamo, nawe ukabona uko ubuzima bumeze, nabwo bihindura imyumvire. Ikindi gihindura imyumvire nyine ni amakuru ubona, n'ibiganiro ubona. None kubera n'izi social media rero ziba zifite ibintu byinshi, akenshi nazo zihindura imyumvire y'abantu. Imyumvire rero guhinduka biterwa nawe n'icyo ushaka nyine. Imyumvire ihinduka kuba uko ubitekereza myiza se, ikaba se wenda ibaye mibi se ku bandi se, cyangwa se ikaba yari mubi kuri wowe, ukaba ugiye gushaka imyiza se kuri wowe. Niyo mpamvu ubona ko ubuzima ni 50-50, ni byiza ni bibi. Buri gihe ubuzima nuko dufite experience, ni byiza ni bibi. Ikikubayeho kibi kuri wowe kiba kiza ku wundi rimwe na rimwe.
gikereye akazi kuri we, gituma abona umugati kuri we. Yes, ikintu cyose kikubayeho, ugitekereza ikintu cyose kikubayeho, ikintu cyose kikubaho kibi wita kituma urira, rimwe na rimwe usanga kigiye gufasha undi, kigiye guha umugati undi, kigiye guha umuntu amafaranga yo kwishyura minerval, amafaranga yo kwishyura ruwayese, amafaranga yo kugira gute. Ikintu kikubaho kibi ariko ukabona gitunze undi. Nuko ubuzima bumeze. Iyo nkubwiye ikintu nk'icyo rero, iyo tuganira, ibi si ukuvuga ngo ni iki, ni wowe ubwawe. Ni wowe ubwawe ugomba kugira experience ukabireba. Icyo nkubwiye iyo tuganiriye ibi, iyo ushaka guhindura ubuzima bwawe, kora ibyo nkubwiye, ubitekerezeho, ubirebe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Icyo gihe wewe nibwo uzabona koko bishoboka se cyangwa se bidashoboka. Nibwo uzabona koko resulta ni wowe ugomba kuzibona. Yes, impamvu nicaye nuko nahinduye imyumvire yanjye, ubuzima bwanjye bugahinduka. Kuba nicaye nkavuga nkabigisha, maze imyaka 4 ndi codinga kuri social media. Iyo ntahindura imyumvire yanjye, nahorana ubwoba, sinashoboraga kubikora. Sinashoboraga kwicara ngo mvuge iminota 15 mu Cyongereza. Ariko imyumvire yanjye narayihinduye. Ndayihindura nkumva kuko ikintu cyose gishoboka. Ibi nibyo bita ku inspiring no ku motivating. Ukava mu kintu cyawe ufite ubwoba, ugahindura ubuzima, ugahindura imyumvire yawe, ubuzima bwawe bugahinduka. Niyo mpamvu nyine mbona izi ngufu zo kwicara hafata n'umwanya hagati mu kazi se nkaza nkicara nka recording. Nicyo cyatumye ngira izi ngufu zo gufungura my YouTube channel, nkaba nkafite The Rubasha Family Podcast, aho twicara tukaganira, tukavuga ibitekerezo byacu, ibintu byose bivuye mu ntekerezo yacu hagati mu muryango wanjye.